Ndabasubije cyane kandi nongeye kubihanganisha abanyarwanda mwese mudukurikira aho muri hatandukanye. Uyu munsi ni umunsi usoza icyumweru cy'icyunamo, ariko iminsi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni 100. Turakomeza kugeza itariki 3 z'ukwa karindwi. Ndabakomeje rero kandi ndababwira ngo impore, dufite icyizere rwose gihagije cy'uko ibyabaye mu Rwanda, amahano yabaye mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 itazongera kubaho ukundi. Uyu mugoroba ndi kumwe n'abatumirwa babiri, ndi kumwe n'umwanditsi w'igitabo My Forgiveness Story, a genocide survivor's story and in-depth study of the theme. A genocide survivor's story of forgiveness and in-depth study of the theme. Mu Kinyarwanda ugenekereje ni kuvuga ngo inkuru yanjye y'imbabazi, inkuru y'imbabazi y'uwacitse ku icumu ndetse no kwiga bicukumbuye iyo ngingo y'imbabazi. Ndi kumwe na Bruno Iradukunda, ndi karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndi kumwe n'umuyobozi mukuru wa Christ for the Nations Ministries. Iyo ministry cyangwa uwo murimo akaba ari nawo udutegurira ikiganiro cyitwa CNM Podcast. Mr. Norman Paul Desire, actually Dr. Norman Paul Desire, karibu cyane. Murakoze bitari. Nkuko nimaze kubivuga, ikiganiro gitegurwa na Christ for the Nations Ministries. Mu izina ry'ikiganiro wumvamo iryo jambo Christ, bikubwira ko ni ikiganiro cya Gikristo. Uyu munsi rero turaza kongera kugaruka ku gitabo cya Bruno, ariko ntibiri tubuze kujya gusa nk'abakijyamo nk'abakivamo tukajya ku ruhande gato, ariko n'ubundi tugaruka kuri ya nsanganyamatsiko y'ubutumwa buri mu gitabo cya Bruno, ariyo yo kubabarira, ariyo yo kongera kwibuka, ariyo yo kudaheranwa n'ibibi byabaye ku banyarwanda. Nkuko mu nkuru y'igitabo mwabyumvishe, uwanditse igitabo yacitse ku icumu rya jenoside, ariko ntiyaheranwa n'ayo mateka. Uyu munsi ni umwe mu bigisha imbabazi, ni umwe mu bakangurira urubyiruko kubabarira no kwiyubaka no gusaba imbabazi. Hari ubwo tuvuga gutanga imbabazi cyane, cyangwa tuvuga imbabazi muri rusange, abantu bagahita batekereza kuzitanga gusa ariko ntibatekereze kuzisaba, ariko we byose abifataho. Ndagira ngo munyemerere ntangirane na Bruno mubaza ku gitabo yanditse, mubaza kuki mu bintu byinshi bitandukanye yakaba yarahisemo kuvugaho yahisemo imbabazi. Hari izindi ngingo nyinshi abandi nabo bagiye bandikaho, navuga nko kwiyunga, navuga kudaheranwa, navuga uburyo trauma cyangwa ihungabana ryahererekanijwe kugeza uyu munsi, n'uburyo rimwe na rimwe tutarimo mu kiganiro cy'ubushize twasaga nk'abagaruka kuri iyo ngingo, tuvuga uburyo niyo tuvuga ihungabana twita cyane kuri ba bantu bacitse ku icumu, ariko tukibagirwa umwana w'umubyeyi wacitse ku icumu, wakuze atabona nyina aseka, wakuze azi ko hari ibintu byabaye kuri nyina by'indengakamere, ariko nyina atarabasha kuba yamusobanurira. So hari ingingo nyinshi umuntu yakwandikaho kuri jenoside. Bruno, kuki muri zose wahisemo kubabarira? Urakoze ku kibazo cyiza. Nibaza ko kuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, uyu munsi ni hashize imyaka 31. Nibaza ko dukeneye gutangira kureba uburyo nubwo byatangiye kera, ariko nk'uruhare rwanjye numvaga natanga a way out, cyangwa uburyo bwo gusohoka muri uko guheranwa n'agahinda. Kubabarira rero ni urufunguzo rukomeye rukiza uwakomeretse, uw'amateka yagizeho ingaruka, kugira ngo mu kubana n'ibyabaye ariko ubeho ufite ubuzima. Nsigaye nkunda kuvuga ngo babarira ubeho. Imbabazi ni ikintu kidushoboza kubaho uyu munsi regardless y'amateka yacu. Bivuga ko bikuraho nyine ibyabaye ko byabayeho, ariko dukeneye kubaho. Rero nta mpamvu yo kugumana agahinda no gukomeza gusharirirwa mu mitima. Nibaza ko ari igihe ngo yaba ari abacitse ku icumu, yaba ari abanyarwanda muri rusange, duhagarare tubeho. Kandi biragoye ko wahagarara ukema mu gihe hari abantu kibitse mu mutima wawe.
so iyo usohoye abantu umutima wawe ubasha kubaho ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka buba buzima, ubuzima bwawe mu buryo bw'imitekerereze buba buzima, ndetse mu gitabo ndengaho nkanavuga ko n'ubuzima bwawe mu buryo bw'umubiri, imibereho myiza y'uburyo umubiri wawe ukora biba byiza iyo wababariye. urakoze cyane. ndagira ngo mubaze ikibazo n'ubundi kuri iyo ngingo. Igitabo cyo twagikoze ibiganiro byinshi kandi tuzakomeza kugikoraho ibiganiro byinshi, wenda sindi busubire cyane cyane ingingo ku yindi yo mu gitabo, ariko ndasa nk'ugaruka kuri iyo message yo kubabarira. Urebye nubwo igitabo cyawe kivuga ku mbabazi muri rusange, ukarenga ku kuba abacitse ku icumu, imiryango y'abacitse ku icumu cyangwa n'abacitse ku icumu ubwabo bakwiye kubabarira, ariko igitabo cyawe gisa nkaho cyagura iyo ngingo ukagera no ku zindi mbabazi. Urugero, hari urugero rw'umuntu uvuga w'umumama wababariye umugabo we mu gitondo akabyuka yakize umugongo. Sinibaza ko yamubabariye bifite aho bihuriye n'amateka yacu. Niyo mpamvu nihaye uburenganzira bwo kukubaza ku zindi mbabazi, cyane cyane ndasa nk'ugaruka ku rubyiruko. Urabizi kuko mu kanya ndaza kugarura Dr. Norman kuri iyi ngingo, ariko ntarayijyaho. Biroroshye yuko utekereje kubabarira akabihuza n'amateka yacu, ubwo ngiye kurenga jenoside n'ibyo navugaga nihaye uburenganzira. Utekereje kubabarira akabihuza n'amateka yacu atatekereza abacitse ku icumu rya jenoside muri 1994. Ako wowe nk'umuntu uganira n'urubyiruko, ikindi wenda ujya ukoraho nanone numvisha mu biganiro byawe, ukora no ku bana bafite ipfunwe ko bavuka mu miryango y'abakoze jenoside, ukababwira ngo bababarire ababyeyi babo ni iki. Aho uragira ngo tugaruke ku bandi bantu dusa nkaho tutajya tuvugaho cyane. Umuntu wumva yagarutse mu Rwanda, wirukanwe mu Rwanda muri 1959, ikiza nuko birahura n'amateka ya so. Wirukanwe mu Rwanda muri 1959, akaba mu banyamahanga imyaka myinshi, akavuka rimwe na rimwe ku mubyeyi udafite izina ry'ikinyarwanda, ufite iry'ikinyankore cyangwa iry'igiswahili cyangwa iry'igifaransa, kubera ayo mateka no kugira ngo afite imwe muri izo sosiyete. Mu kuri kugaruka mu Rwanda nyuma ya 1994 byabaye umunezero kuri bo, ku buryo bisa naho byibagije burundu iyo myaka 30 bari babayeho mu buzima bw'ubuhunzi. Ariko ntibikuraho yuko umuntu wagezeyo agahurirayo n'ingorane zikomeye, adafite uko aganiriza abana be. Bene magambo ndashaka kugaruka kuri bene abo bana. Sinzi niba bo iyo muganira ubabwira iki, kuko nimbivuze ngo mukunda kubwira abo mu miryango yacitse ku icumu rya jenoside, mukanabwira abo mu miryango y'abakoze jenoside. Abo bandi bo icyo gice kindi cyo iyo muganira, ubundi kwanza wenda usa nk'uduha ishusho, ibitekerezo byabo bimeze bite? Ese iyo ubaganiriza bo ubagiriye inama, muganira mute? Urakoze. Ko nabo bababaye, ko nabo bafite gusharirirwa kwinshi, n'igihe ushobora kugira ngo ushaka kwibaza ati se nk'uyu nguyu uyu mujinya arawukura he? Ariko ikintu nasanze ni uko ubudaheranwa, trauma, ihungabana birahererekanwa. Nibaza ko nubwo nabo ubu ngubu ari bakuru nabo babaye ababyeyi, ariko inshingano nyinshi ziri ku babyeyi. Buriya ubutumwa utanze, uburyo ubutanze, umwana niko abwakira. Urumva rero niba umubyeyi akubwiye ngo ubwoko runaka bwatwirukanye mu gihugu butugira impunzi tutari impunzi, budutemera inka, twari abatunzi, twari abatware, sogokuru yari umutware, twisanga mu buhunzi wenda i Bugande cyangwa i Kongo. Uwo mwana nubwo yaba atazi, niyo yaba atarabaye affected directly n'ubwo bwoko, ariko iyo hatred irazamuka, urwo rwango rukazamuka. Rero navuga ngo ababyeyi ni babe careful y'amakuru batanga. Ntabwo ari gutanga amakuru si bibi, nabishishikariza n'abantu ko ababyeyi baduha amakuru tukanayandika, ariko uburyo kuyatangana umujinya no gusharirwa. Ubu ngubu nkubwiye ni imvura yaguye uyu munsi, no kukubwira ati
inyagwa y'imvura yatunyagiye. Urumva muri iyo statement ya kabiri harimo umujinya no gusharirirwa, mu gihe mbere nayo ndi kuguha amakuru. Nibaza ko ari uburyo duhererekanya amakuru, ubwo birahita bijya no birahita biba n'inshingano za generasiyo yacu, iyo navuga y'abo bana wambazaga, kuko nabo uyu munsi ni ababyeyi. Birashoboka ko twe twakiriye amakuru ashaririye, ni igihe ngo tubanze tubabarire. N'ababyeyi bacu dukeneye kubabarira uburyo baduha amakuru, dukeneye kubabarira abo babagize impunzi, dukeneye no kwemeranya n'Imana ko ibyababayeho atari byiza, tukemeranya n'Imana ko ibyababayeho si byo, tukanabisengera. Ntabwo twe turi bwihane ibyaha byabo, ariko dukeneye kwemeranya n'Imana ko uburyo baduhaye amakuru bitari byo, tugasaba Imana igakuraho izo effect cyangwa izo ngaruka mu buzima bwacu. Noneho twe twazaha abana bacu amakuru tukayabaha hatarimo gusharirirwa, hatarimo uwo mujinya, hatarimo ayo marangamutima atari meza. Akoze cyane Dr. Norman. Kare nahoze nganira n'umuntu w'inshuti yanjye, tuganira kuri iriya mibare ikoreshwa bavuga ngo miliyoni irenga y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Dusanga bagaruka kuri iyo ngingo tuvuga of course babandi banavuga 800. Twavuga ngo byose ndiriya mibare ikwiye kwitwa tentative, kuko si mpamya ko babariramo abapfuye muri 1959. Sinzi niba harabayeho kubabara, kuko nabyo gihe bishwe bazize ubwoko, aricyo mu by'ukuri za ijambo jenoside risobanuye. Nubwo jenoside ijyamo n'ibindi bikajyamo no kuyemeza ku rwego mpuzamahanga, ariko abo nabo ni abapfuye bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo ugakomeza muri za kugeza kuva 1959 kugeza 1963 ngira ngo kugeza 1973 kujya kuva 1990 kugeza 1994. Noneho twavuze ku ngingo tuvuga usanga hari n'imiryango noneho y'abantu yazimye. Kenshi umuryango wazimye ntumenya ngo warugizwe n'abantu bangahe. Ndabivugira ko hari inkuru z'abantu ukoraho ubushakashatsi ukabona uburyo hari amakuru amwe dushobora kutazigera tumenya muri jenoside. Vuba aha ngaha narimo nganira n'umumama ambwira ukuntu iwabo yasigaye wenyine, umuryango w'abantu 8, ariko n'umuryango munini abishwe umunsi umwe 32. Uzi ko usanga muri abo bantu 8 nta muntu uzi amazina y'abana yavukanaga nabo. Bikubwira ngo hari imiryango yazimye, tuvuga ngo umuryango wa 4 ko warazimye kuri tumenye ngo ni bangahe. Bikubwira ngo ugiye kureba mu by'ukuri imibare y'abazize ubu bugome ntabwo ari 1.5 miliyoni gusa. Ariko nibyo twatekerezaga ku bari mu Rwanda gusa. Ntabwo dutekereza abavuye mu Rwanda bagera i Bugande bakicwa n'ibintu bitandukanye, birimo ubwo buhunze, birimo condition mbi, birimo indwara, birimo ibintu byose bibera mu nkambi. Nabo mukuri indirectly bishwe niyo ngengabitekerezo yari yatangiye 1959. Yatangiye mbere gato, ariko manifestinga bwa mbere 1959. Noneho abo ngabo ntiwanakwirwa ubabara. Ariko ndashaka kugira ngo muri uyu mwanya muto dufite, kubera ko turaza kugaruka cyane kongera kwiyubaka, kandi mu kwiyubaka biba ngombwa ko umuntu abanza kugenzura ibihari. Ku bantu nkamwe Dr. Norman mwavukiye mu mahanga mugakurira muri izo conditions zigoye, uyu munsi iyo muganira n'abana, wenda hari ibyo bababwira nabo bamenye namwe nkuko namwe mwabimenyeye, basuye urwibutso se, baganiriye n'abacitse ku icumu se, ariko iyo mubabwira ku mateka y'igihugu, simamya ko mubabwira 1994 gusa, mubabwira na mbere yaho. Ubuhamya bwanyu muganira n'abana uko babwakira, message mubaha, kuko ndashaka kuza kuvuga ku ngingo ya imbabazi, kandi imbabazi ni central message muri Bible, ni insanganyamatsiko imwe mu nkuru cyane rwose muri Bibiliya, niba atari nayo ya mbere. Ariko ntabwo uzabwira umwana wawe ngo nababarira atazi n'icyo ababarira. Ntuzanamubwira uti jewe narababariye ariko atazi icyo wababariye. So ni ngombwa ko mubaganiriza amateka. So nashaka use nk'udufasha abana muganira, ndavuga cyane cyane abana b'abantu bahunze, bavuga ko ababyeyi bahunze. Iyo muganira mubabwira iki, ariko se mubaha ubuhe butumwa, babwakira bate? Ku muntu wenda ushobora kuba atavuka muri uwo muryango w'abantu bahungiye
bahoze muri 59 akaba atazi mu by'ukuri isi ya bene iyo miryango. Abana muganiriza iki, ese ubutumwa bwakira bate? Ukora kumubwira uti ngiwe ntabwo mukuru wanjye yazize jenoside ariko yari inkotanyi, yapfuye muri 94 azize urugamba ariko nawe yarishwe. Nubwo ari intambara kuko wenda yari umusirikare ariko yarishwe kandi yazize cause iri better. Ariko nyine nawe ntabwo abona uncles be. So nagira ngo usa nk'abantu abadukurikira iyo shusho. Urakoze Vital. I think hari abantu ba revisionists batangira kugoreka amateka, abo bafite interests zabo. Abandi ni aba colonialists. Colonialists ni bagashaka buhake, bashaka buhake cyangwa bakoloniza ibihugu byacu. So ni abantu babiri, hariho na victims. N'abantu ibintu bitatu. Iyo ugiye kureba imibare, abenshi n'abandi bagerageza kutemera jenoside yakorewe Abatutsi, babirebera mu mibare. Babireba mu mibare bakavuga bati Abatutsi barapfuye. Iyo mibare iyo bavuga between 800 maganani igihumbi, ngewe ntekereza ujya gutegura jenoside kudefininga cyangwa kuvuga ubwo buryo ni ukuvuga ngo ni abantu baba bicaye baplaninze bafite n'imibare bashaka exterminating a group. Bo intention yabo cyangwa intego ni extermination, batagenda mu mibare, baba bashaka ngo batsembe uhura n'uwo muntu amutsembe. Now niba ari 800, niba ari miliyoni, igikuru ni umubare cyangwa n'abantu bapfuye bishwe. Turebe muri iyo context, uriya muntu yishwe bitewe n'uko yaremwe. Kuki wica umuntu bitewe n'uko yaremwe? So agaciro ntabwo kari mu mibare, agaciro k'umuntu kari muri icyari cyo. N'ubu iyo tugiye no kwibuka abantu, hari ubwo babibonamo mu bundi buryo, ariko ni uguha agaciro abo bantu. So imibare abantu bagenda mu mibare yabo, ariko dukwiriye kumenya yuko n'umuntu umwe ugiye kureba nk'ibyo wavugaga, hari umuntu umwe warokotse, ari umuntu umwe. Uha agaciro uwo muntu nk'uko uha agaciro ba bandi bishwe. Nge aho niho point, niyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Guha agaciro abantu, ntuha agaciro umubare. Buri muntu wese afite agaciro. Abishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi ni ukubaha agaciro. Imibare ugiye kureba na jenoside nyinshi cyane zabaye, abenshi nta mibare ifatika baba bafite. Bavuga bati about. Even the Jews, Abayahudi bavuga ngo over. So twebwe twavuga ngo igikuru twebwe nk'Abanyarwanda ni agaciro ubuhaye abantu. Wavuze utabana tubabwira iki? Ni ngombwa ababyeyi kubabwira, bavuga kahise, amateka y'Abanyarwanda ashingiye. Akenshi hari ubwo bajya uko u Rwanda rwabayeho, uko amoko yabayeho, iyo ni history. Uko u Rwanda rwanganaga rukagera mu bihugu bitandukanye, ayo ni amateka ashobora kutakumvisinga nk'abantu, bitewe n'abantu bamwe baba bafite interests zabo nka historians. Ugiye gusoma history, ujya kureba bamwe bagenda batwistinga history. Ariko nkatwe nk'Abanyarwanda, hari ubwo abana bato ukavuga u Rwanda rwatangiye gutya, great, iyo ni history. Ariko
hari imyaka isa nkaho isa iboroheye kumenya our past turi generation zingahe ubu kugera muri 50s ni generation zingahe eshatu aho ni hafi cyane uravuga kuva uyu munsi kuva uyu munsi eshanu now katuvuge ngo ise wa Bruno abyaye Bruno urareba yuko ni nka generation zimeze so twebwe nk'ababyeyi our past ngewe past nzi ngomba kwibwira abana banjye iyo ntasobanukiwe ngomba gushaka undi muntu usobanura neza ayo mateka urabyumva nk'ubu hari ibintu bimwe ntashobora kumenya neza bigomba gusaba umubyeyi wanjye niba akiriho cyangwa umusaza bitewe n'igihe yari arimo so ni uruhererekane rw'amateka nk'ubu abana bacu tubabwira amateka nko muri 50s kuko ni hafi katuvuga ngo ni hafi ni kure ariko ni na hafi kavuga uti amateka yabaye atyo ibyaranze igihugu cyacu ni ibi ingaruka nizi abantu barishwe abantu barahunga barabatwikira ukagenda muri sequences zose amakuru ufite ayo udafite ugashakisha undi muntu ugukuriye ukuruta akaguha amakuru so ugenda ukompiringa amakuru ni nayo mpamvu nk'ubu muri bihe byo kwibuka n'abana bacu turabaganiriza ariko abaganiza bakumva ibi bintu bishobora kuba bite abanyarwanda so navugaga ngo babwire ibyuzi ibyo utazi shaka undi muntu ubisobanura ntabwo example ejo bundi twari turi mu biganiro batangira kupresentinga kuvuga ibintu by'amateka ntabwo mvuga uwo musaza wari uhari ariko yaravuze ati watanze iki kiganiro cyangwa wanditse aya mateka ni umwana hari ibintu bimwe atavuze neza menya yuko abatoya mu kujya kwandika amateka no kuvuga ku bintu bimwe byo mu Rwanda dukeneye abakuru turangije ibyo biganiro n'ababwine abantu bakuru bari barandabwene murareba ingaruka murareba uko akamaro k'abatoya ko bakwiriye kwicara n'abasaza so gusubiza igitekerezo ikibazo cyawe nuko abatoya abakuru babwira abana babo amateka mu kuri ibyo batazi bagashaka abandi bantu babisobanukirwa ntabwo twamenya byose ariko abana bacu bakwiriye kumenya ukuri icyo ntazi nkababwira nti rero ibi nanjye simbizi nzajya kubaza ikibazo abakuru tugira ni iki ni ukubwira gutekereza ko tuzi byose icyo utazi mu mateka bwira umwana wawe uti ibi bintu simbisobanukiwe neza nanjye nzajya kubaza umwana ntakurebe nkaho uri arufa y'amagambo yo tujya dukoresha nkaho uzi byose oya umwana umwicaze umubwire ariko umubwire uti nanjye hari ibyo ntumva n'ejo bundi twarebaga nuza nkababwira nanjye na n'ubu sinshobora kumva uburyo umubyeyi afata umwana we akamusogota sinshobora kwibwira uburyo bafataga intoza izi sticks ibyuma byo bagiragaho imisumari bakica ababyeyi nkababwira nanjye sinshobora kubyumva ngo dadi tubwire ndababwira nanjye sinshoboye so nicyo vita so mu kubaganiriza amateka yanyu n'ubuzima mwabayeho mu buhunzi ntago icyo Bruno yavugaga bishobora kubabyarira gusharira ese iyo muganira nabo mubarinda mute kuba muri bo havamo umujinya n'izindi emotions nibaza ko umujinya uri utarengeranye ntacyo twaye ariko ku buryo bidashobora gutuma bibavukiramo akagoresha ijambo Bruno yakoresheje ry'urwango niki hari ugusharira hari hore anga hari gusharira navuga ngo hari umujinya udatuma ukora ibibi ariko hari umujinya ukujyana mu bibi ariko hari umujinya uvuga ngo oya
ibi bintu bishoboka. So n'abana tuganiriza nabo tubereke yuko hari agahinda byaduteye, ariko tukabwira abana bacu aka gahinda ntabwo dukwiriye kukemerera ngo kadusunike gukora ibyo abandi bakoze. Dutanga urugero, akenshi twebwe tuganira dutanga urugero rwa president n'abayobozi bamwe abo bakoranaga bari bafite imbaraga 100% yo kwihorera. So utanga ingero zifatika, umuntu arakwiciye, nawe ufite imbaraga mu ntoki zawe, nawe ukwiriye kwihorera. Tukavuga tuti rero umujinya wawe n'uburakari bwawe ntubukoreshe nabi, ntubukoreshe kwihorera, ahubwo uwo mujinya ufite uhinduremo kwanga kugira ngo ibi bintu bitongera. So n'ibyo bintu hari extreme iri kure ugomba guholdinga nk'umubyeyi ukavuga uti narababaye, baratubabaje, ariko katugerageze turebe uburyo ibintu bitazongera. So nukwanga ikibimutera kusha gitera. Bruno, turi urubyiruko, ndabivugira ko n'ubundi gitabo cyawe bagituye urubyiruko, turi urubyiruko ruvuye mu mateka atandukanye. Vuba aha ngaha muri iki cyumweru cy'icyunamo nakoranye siporo n'umuntu mu buhamya bwe, we imiryango yiwe biravanze kandi bari mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ku mubyeyi umwe bakoze jenoside, ku wundi mubyeyi barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho ambwira ko iyo bagiye kwibuka kuri umwe mu muryango we, urumva umwe mu babyeyi be, iyo bagiye kwibuka babandi bamwe muri bo ntibashaka no kuza, abandi barashaka kuza ariko ntabwo bazi ko bari bwakirwe, abandi abana iyo ubyitegereje ubona ako kantu kaga confusion karimo. Amahirwe akaba yuko mu Rwanda buri munyarwanda wese uretse no kuba byemerewe ahubwo barabishishikarijwe. Niyo mpamvu ujya ku rwibutso ntibakubaze ngo uvuka mu muhe muryango n'iki. Niyo mahirwe akomeye, ariko ntabwo bikuyeho ko abakirimo bene utwo tuntu. So ninashaka kuvuga ngo tuva mu miryango itandukanye, turava mu miryango y'abantu bacitse ku icumu, turava mu miryango y'abantu bakoze jenoside, turava mu miryango y'abantu bavanze, turava mu miryango y'abantu bari hanze y'igihugu, barirukanywe mu gihugu iyo myaka yose. Urwo rubyiruko rwose duteraniye hamwe, ndabizi waduhaye ubutumwa bwo kubabarira, ariko ubundi nyamukuru, kuko ndabizi ntabwo ndi umwanditsi w'ibitabo, nta gitabo na kimwe ndandika ngo gisohore, ariko ndabizi mu gitabo ureba ibitekerezo bitandukanye ushaka gusohora, bikarangiza unarowinze cyangwa ugabanije ukavuga wenda tureka mbanze kimwe, ubundi butumwa nabwo nzabutange. Umutwaro wawe kuri urwo rubyiruko, icyo ufite kubwira urwo rubyiruko, cyane cyane ko nkunda insanganyamatsiko dufite mu Rwanda muri ibihe byo kwibuka, tubamo kwibuka twiyubaka. Abo bantu bavuye muri ayo matsinda atandukanye, umutwaro wawe kuri bo ni uwuhe? Ese urababwira icyo ubaha uwuhe mukoro mu kwiyubaka? Kwibuka turimo turibuka, turakomeza kwibuka, ntabwo tuzarekeraho kwibuka, ariko no kwiyubaka biragendana. So umutwaro wo ni uwuhe, icyo ubabwira ni iki? Ikibazo cyiza cyane. Urebye mu mateka y'Abanyarwanda, generasiyo iriho uyu munsi, uvuga ngo wenda kuva bavutse muri 90 kuzamura, nitwe bantu bafite amahirwe yo kubaka u Rwanda ruzira amoko, kuko 90% barize, 90% bazi ingaruka amoko yagize ku gihugu cyacu, 90% y'abo ngabo babonye uburyo leta y'ubumwe n'ubwiyunge yahinduye igihugu, tukaba uno munsi dufite u Rwanda dufite uyu munsi. So ubutumwa bwanjye bwabwira guhitamo, kuko dufite extreme zose, dufite extreme zirondamoko n'amacakubiri, ibyo byatugejejeho n'abacu twabuze,
dufite na extreme y'ubumwe n'ubwiyunge, ibyo bitugejejeho uyu munsi. So ubutumwa bwanjye bwaba ari ukubwira urubyiruko ngo duhitemo kuba umwe, duhitemo kuba umunyarwanda, duhitemo gushyira hamwe twubaka igihugu, kuko urebye icyo leta y'ubumwe n'ubwiyunge yakoze muri iki gihugu, hari n'ibiba tukagira ngo ni inzozi. Hari nk'ikintu ushobora nko kunyura nko ku nyubako cyangwa umuhanda ukagira ngo sina, cyangwa ukumva duhostinze nka event iri ku rwego rw'isi, ukavuga ati bishoboka bite muri iyi myaka ingahe gute. Ariko ibyo bitwereka imbaraga zo gushyira hamwe, imbaraga zo kubaka igihugu, kandi our differences cyangwa itandukaniro ryacu niyo imbaraga zacu ziri. Abana bakuriye i Kongo cyangwa i Burundi, iyo muganira uburyo bavuga igifaransa it's amazing. Wajya kubakomotse ku bantu baturutse i Bugande n'iki, their English is perfect. Uzanye izo power zose ukazikombayininga, ubwo nkoresheje urugero rw'ururimi, ariko no muri physical no muri intellectual capacities, izo differences tuzishyize hamwe dukora ibintu bitangaje. Hari abavuga ati sinshaka kuzaba nka bene wacu bagize uruhare mu kwica igihugu, iryo shyaka ryagakwiye kugusunika mu kubaka igihugu. Hari abavuga ati nabuze abacu, ngomba kubahesha icyubahiro, ngomba guhagarara nk'uwasigaye nkaba umugabo bifuzaga ko mba we. Iryo shyaka reka rigusunikire mu kubaka igihugu. Uwavukiye mu mahanga avuga ati ababyeyi banjye ntabwo bagize amahirwe yo kuba mu gihugu cyiza, n'ibyo nabyo bikagusunika kubaka igihugu. So nibaza ko dushyire hamwe twubaka igihugu cyatubyaye, kandi imbere ni heza. Urakoze cyane Dr. Norman. Dusoza, wowe urabwira iki urwo rubyiruko rwose ruhuriye mu Rwanda ariko ruturuka muri amateka atandukanye, nyamara ruvukiye mu mahirwe nk'ayo Bruno yavugaga, wowe urababwira iki? Bo bafite amahirwe menshi cyane. Icyo navuga ngo ntibazaragwe iby'ababyeyi babo barazwe. Benshi barazwe, ababyeyi babo mu myaka yacu cyangwa n'abambere barazwe n'amagambo mabi, amacakubiri, urwango. Nibyo babaraze, nibyo abakoloni baturaze. Ariko bazabaze urubyiruko ruzabwira ababyeyi babo, bababwire bati twebwe ntabwo dushaka kuzaragwa ibyo mwaturaze. Icyo nabwira urubyiruko ni uko ugiye kureba muri za hubs today mu business, ntawe ushobora kuvuga ngo hari ubwoko bwawe n'ubuhe. Ujya kureba muri bank abantu benshi cyane, young people, ukajya nigeze kujya muri Benin, ureba very young people everywhere, nta n'umwe ukubwira ngo uri mu bwoko ki. So iyo attitude, iyo motivation yo kubaka igihugu, ntabwo ureba aho umuntu aturuka, ureba icyo yakumarira. So urubyiruko mufite opportunities nyinshi cyane, skills zihambaye today. Ntimurebe ibyabasubiza inyuma, barebe icyo cyabateza imbere. Kandi His Excellency nkunda kumutangaho urugero, ahora emphasizing iki kintu. Ni nko kubwira ngo generation, young people, murebe mu bundi buryo, mutekereze mu bundi buryo, mushyire hamwe mu bundi buryo, kuko generation yacu turi mu myaka yo gusaza. But what are you going to carry? So legacy, in fact, nasabaga ahubwo n'ababyeyi capacity ya thinking, uburyo turebamo ibintu buratandukanye. Intellect, ababyeyi basobanutse ababyeyi basobanutse mubwira abana banyu na iyo intellect transformed muyishyire mu bana banyu. Aba bana bahindutse mu mitekerereze bajye mu cyaro, bajye mu byaro, bajye mu secondary school, nabo bagenda bahindura imitekerereze. So abize basenye igihugu, some young people na intellectuals. Ubu rero intellectuals turimo kureba ubundi buryo bwo kubaka igihugu. N'abana bato, urubyiruko, mutekereze isi ne small village, murebe kure beyond ababyeyi banyu aho barebaga. Ababyeyi banyu barebaga hafi, ariko mwebwe ntimurebe hafi, murebe kure, murebe
consequences, ubwiza bwo gushyira hamwe aho kugundira ibidutandukanye. Nubwo iminota isa nkaho yadushiranye, ariko ntabwo naba naganiriye n'umuntu uva mu itorero cyangwa uri muri icyo gihande cyangwa muri icyo gisata kivugabutumwa n'itorero ngo nirengagize ngo ngende ntakubajije iki kibazo. Itorero ryagize uruhare rugaragara rusobanutse muri jenoside yakorewe abatutsi. Bruno ajya aduha ubuhamya bw'ukuntu nyirakuru yabahamagawe n'umupadiri arangije bamaze kugera mu rusengero arabahururiza baraza barabica. Ntibibaza ko nubwo uhaye ubutumwa ababyeyi n'urubyiruko muri rusange byose by'abanyarwanda, uruhare rw'abakristo rw'urubyiruko rukijijwe rw'ababyeyi bakijijwe rukwiye kuba uruhe? Wenda mu munota umwe. I think rufite uruhare rukomeye cyane. Ibintu dukora bigomba kugaragaza icyo turi cyo. Icyo turi cyo bizagaragara mu buryo mu materaniro yacu. Amateraniro yacu icyo tubaha urubyiruko ni iki? Ese ni ibintu biri superficial, ibintu byo hejuru gusa? So itorero naryo rigomba guhindura na programs, atari ibintu gusa biraho gusa, ivugabutumwa ritari appealing, rishyira urubyiruko mu kintu kimwe gusa. So imitekerereze programs zo mu matorero zigomba guhinduka, kuko nidukora program gusa zigenewe abantu bamwe, group imwe, hari ikibazo. Tugomba gushyiraho program zerekana yuko in fact leta yo iri kure unfortunately Vital, nuko programs nyinshi za leta tugenda tukazadoptinga, ariko dukwiye kuba innovative n'itorero, kwibaza dushyiremo programs za peace building, peacemakers, dushyiraho za clubs ziri mu mashuri no mu matorero hajyemo izo clubs zo guhura, zo kumenyana, zo gutanga skills. So dushyiremo izo ntuza, atari clubs gusa zo tubona hanze, ahubwo no mu matorero dushyiremo izo clubs zituma abana bibonamo nk'abantu bamwe. Urakoze cyane Bruno. Wowe urubyiruko rukijijwe, ababyeyi bakijijwe, wumva nta ruhare rwihariye bakwiye kugira muri uku kwiyubaka? Nibaza ko nisubije mu magambo make navuga ngo let's walk the talk. Bibiliya irabitubwira neza, yavuga ngo bazatumenyera ku mbuto zacu, bazatumenyera ku rukundo. Nibaza ko ntabwo dukwiye no kujya kure ya Bibiliya, dukundane nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba, tubumwe nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba, amahame ya Bibiliya tuyashyire mu buzima. Nibaza ko tubayeho uko Kristo abidusaba, nirwo ruhare rukomeye, niyo gift ikomeye twaha iki gihugu, ko dukundanye tukababarirana, tugacyahana aho byabaye, aho ubona umuntu yatandukiriye, nturare ufite umujinya, kuko uri umujinya uko ukuze niho uvamo ibi byose. Nibaza ko twiga icyo ijambo ry'Imana rivuga, dusome Bibiliya, dushyire mu bikorwa ibyo twigisha. Urubyiruko rukijijwe rubikoze, twaba turi guha igihugu abantu bazima. Ababyeyi babikoze, ibyo byose twavugaga haruguru ntabwo byaba. So let's walk the talk, tube abo Kristo yifuza ko tubabo. Tugendere mu byo tuvuga. Ntabwo uciye mu ijambo nk'iyi minsi 100, urubyiruko ruri mu matorero, abayobozi, nta porogaramu, wenda hari abazifite, ariko bakavuga bati tugiye gushyira porogaramu muri iyi minsi 100, twubakira inzu umupfakazi. Muri rwa rubyiruko, bafate rwa rubyiruko rwose nk'urwo Bruno yavuze, abatabayeho, abatazi amateka bagize, bafite ababyeyi babo, so iyo group yose yirebemo collectively, bavuga ngo tugiye kubakira umupfakazi. Bagera hariya hantu rero, hakagira nk'umusaza cyangwa umuntu mukuru akavuga amateka hariya hantu, na wa mupfakazi na wa mubyeyi nawe agatangira akavuga, kugira ngo ba bana nabo bamenye ngo burya ntabwo ari igikorwa gusa, natwe tugize uruhare rwo kubaka umutima no kubaka umuntu. Nicyo nashakaga kuvuga.
ikibazo cyanyuma nashaka kubaza Bruno ni uwareba maze iminsi ndeba ku mbuga nkoranyambaga zawe nkabona waranditse mu mugongo ubutumwa urimo gutanga kenshi mu kanya wigeze kubivugaho ngo babarira ubeho. Niki niheme kuko hari umuntu atanga ijambo rimwe ariko mu by'ukuri ari ubutumwa bwose yagerageje gukubira mu ijambo rimwe. Ubutumwa buri muri iryo jambo muri iyo hashtag yawe n'ubuhe? Babarira ubeho birasobanutse ko babarira ku bwawe, ku nyungu zawe bwite, babarira kugira ngo wowe ubabarira ubeho. Nagiye nakira ibibazo byinshi muri iki gihe turimo, abantu bavuga ngo turababarira abantu badakeneye imbabazi, turababarira abantu bagitema abantu, turababarira abantu bataratwereka aho bashyize imibiri y'abacu. Ariko imbabazi niwe zifitiye umumaro cyane kurusha uwaguhemukiye. Rero nk'umukristo noneho bwo ubifitemo inyungu nyinshi kuko ntabwo uzababarirwa igihe cyose utarababarira. So ntabwo wakwinjira mu mwuzuro cyangwa mu mbaraga z'agakiza Kristo yaduhaye ku musaraba mu gihe cyose utarababarira. So mvuze ku banyagihugu tubabarire kugira ngo twubake igihugu, tubabarire kugira ngo tube abantu bazima batekereza neza, badatekerereza mu burakari. Nk'abakristo tubabarire kugira ngo tubashe kwakira imbabazi za Kristo yaduhaye ku musaraba. Ariko muri rusange kubabarira niba bifitiye umumaro kurusha uwaguhemukiye. Ese umuntu ntabwo ashobora kwakira imbabazi za Kristo kuko yemeye ko Yesu yamupfiriye ku musaraba, ariko wowe ntababarire? Bihurira he kuvuga ngo tubabarire kugira ngo twakire imbabazi za Kristo? Sinshobora kwakira imbabazi za Kristo kuko we yazimpaye nanazimusabye, ariko utarazinsabye imbabazi, ibyo bihurira he? Ikibazo cyiza. Kristo apfa ku musaraba yatanze imbabazi, ariko ni uruhare rwawe kugira ngo wongere wiyunge na Data. Mu kwiyunga na Data rero, Imana Data ni Imana y'amahame. Yaravuze ngo nutababarira mwene so na Data uri mu ijuru ntabwo azakubabarira. Hari uruhare rwawe. Aho ngaho ari naho imbabazi zitandukaniye na reconciliation. So ntabwo wazakira, niko ijambo ry'Imana rivuga, sinariburanya. Igihe cyose utarababarira mwene so nawe ntabwo uzababarirwa. Imbabazi zawe ziza mu gatebo ugereramo abandi. Mukomeza kutubwira ngo tubabarire nk'uko Imana yatubabariye, ariko Imana ntirababarira Satani. Mbese twebwe twababarira gute abantu bameze nka Satani? Cyiza nuko twe tutari Satani. Abantu bameze nka Satani twe tubabarire gute kandi Imana itaramubabarira? Baza tumeze nka Satani. Abantu bameze nka Satani kuri twebwe. Ibyo Satani yakoreye Imana birasa n'ibyo bo badukoreye. Niba Imana itaramubabarira kuki tugira ngo tubabarire izo Satani n'abo bantu bameze bate? Imana ni Imana, natwe turi abantu. Ariko sinavuga ngo Satani yihannye yababarirwa, ariko no kuba akiriho nibaza ko nabwo ari imbabazi z'Imana. Ariko nibaza ko Imana umunsi twageze hari ibyo izadusobanurira nk'umubano we na Satani, cyangwa tukazabikoraho ikindi kiganiro. Munyemerere mbashimire cyane, mwakoze kwitabira ikiganiro cy'uyu munsi no gutanga ubutumwa buremereye mu ngano mwabutanze kuko bwari buremereye mu kuri, kandi ndibaza ko nidukomeza gufatanya no gushyira hamwe tuzagira u Rwanda turugire nka paradizo, niko twajyaga turirimba. Ikiganiro cyitwa CNM Podcast gitegurwa na Christ for the Nations Ministries. Yewe nitwa Vitali Muvunyi, ndacyakomeje kubakomeza no kubihanganisha no kubabwira ngo never again, ntabwo bizongera. Dukomeze kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko turushaho no kwiyubaka. Mugire umugoroba mwiza.